cyagitenge n'inkweto ngumva ngo nzajya ndara nihagira umuntu uzaha uretse yuko nzava hano ntwaye izosi ry'umuntu nkajya muri gereza. Ariko uwo mugabo avuga ariko amubwira none se Kamata ko wari waravuze yuko nagaruka uzavuza induru kandi ngiye ko nenzi ko ari abantu mvugana nabo ni mu gitondo dore nicaye hariya kuki utavugije induru ngo ubuyobozi buze kandi ko yavuye hano asezeye ko atazagaruka. ari we babaza ngera mbaza umukobwa wanjye kuki utavugije induru no mudamu haruguru aramubwira ati ibyo abagore n'abagabo ntiwabishobora ngo turiturije. Ni ukwihangana wo nyakwigendera ifoga nde Mana ya Adamu na Eva yitwaga ntago mwari muzi hari irindi rya Kamatare n'iribune uw'Imana kubw'Imana Alphonse ubwo rero ntureba ibyo ngibyo ubwo nyine ko yari yaragiye araje ari kuwa gatandatu araje ari kuwa gatandatu araje aramwadukiriye nkaba nari ku kabari ndimo gupima arambwira ati ngenda azamutse nawe yarimo gupima ati ngiye n'ubundi aho kugira ngo umuntu anyicire ahangaha ngiye inzoga ndazimutereye umwana nyiraho aragenda arimo gupima ageze hano ubwo byagenze gute adutaye pfi urirwanyega amaraza ngo Kamatari ntawe unyuze hano ntideranyuzaho araje amugeze hano ubwo abakuye cya cyuma uwiwanjye ahera ko arabyuka yasanze yamugaritse hariya dinga hariya mu mubyare aho hari igitoki na ya nkota undi nawe yasohokanye umuhoro amukubita ikibatira turanyica umwana nange ndakwica urumva ahita ahamagara abo bantu duturanye babaraje rwanyega amahita agenda arangije mu gitondo ku cyumweru yafashe ihene yari iri hano n'indi yari yarajyanye ubushije yari uwo mudamu yari yaguze yisigaye ati nange ndayitwaye ntacyo nzagaruka kubaza hano icyo yagarutse kubaza rero yaje gukomora ubwo rero kubera yuko uno mwana yashatse umugabo wa mbere biba gatanya dore imfura ngiye dore ngo yahagaze aho yabyaye mu yindi nzu hari n'undi muhungu umuhungu araza amukubita igipinda baramujyanye se mwababyeyi ubu amatongo ya Kamatari na Rwanyegama mwayabara mukayashobora ejo babajengisha akarago ahambere yahabyaye umwana ni amahirwe nguriye nyir'urugo aravuga ati njyewe n'ubundi mu bana nabyaye Rwanyegama se namubyaye ntibamvira ahantu babaravuye babagiye ahandi nabo barabirukanye babagiye ahandi barabirukanye ubwo se hatatu babikubise hano umugogo naho barabirukanye baborongeye bikubise ahandi barabirukanye bamaze kubirukana aramubwira ngo naze bajye iwabo kuri Muhazi bageze kuri Muhazi kandi yarariye ngo yararangije bageze kuri Muhazi yavuze ngo iki bahageze iwabo umuryango bati byawe warabirura birangiza bareba uwo mudamu ukuntu ashoreye utwo twana n'indi yari afite nuko sinzi umuntu w'umubyeyi kari akantu ka kontwari nanagiye yabyaye kameze gutya babashyiramo ubwo umuryango wabo uramushushubikanye bati ibyawe warabirura bimara wa mubyeyi yarabafashe arabyaye n'ababana bukeye barabirukanye bagiye ahandi bahavuye naho barabirukanye umwana yaje yikoreye utuzindo umva nako nta kintu navuga ndavuga Kamata reba igihe wahereye ubyaranye na Rwanyegama gatatu nta kibanza nta shinge nta rugero amatongo akubariye bakubarira ni menshi cyane icara wubake Rwanyegama mukamureka tugiye kwakira indushyi yanjye Rwanyegama nawe azajya kuruhira iwabo byarangije bigenze gute Petero amwubakiye kano kazi noneho kubera umuntu ufite abana ngenda avuga dore ngaka kazi hepfo ariko mpita nkamukodesheje inote ya 5 naho umunyago wa mugabo akaza ngo akamusangamo